في السما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أرضع المولد كربلائي زين في السما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أرضع المولد كربلائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. bavandimwe b'Islam twibukiranye icyo bita al-ilmu, ubumenyi. Ese ubumenyi ni iki? Ese ubumenyi ni ubuhe bumenyi ufitiye akamaro abantu haba hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka? Ubumenyi bugabanyijemo ibice bingahe? Ese ni ubuhe bumenyi abantu bagakwiye kwitaho cyane no guha umwanya uhagije, kuko ubwo bumenyi ari bwo bufite akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka? Bavandimwe Islam rero abahanga baratubwira bati ubumenyi bugabanyijemo ibice bitatu. Tanqismu al-ulum ila thalathati aqsam. Ubumenyi bugabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere icyo bita al-ulum asasiyya, icya kabiri icyo bita ulum tatbiqiyya, icya gatatu bakacyita ulum insaniyya. Ese ulum asasiyya ni iki? Ulum asasiyya tugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ubumenyi shingiro, ubumenyi fatizo. Icya kabiri ni ulum tatbiqiyya, bivuze ngo ni ubumenyi bushakishwa bugashyirwa mu bikorwa. Icya gatatu nicyo bita ulum insaniyya, ni ubumenyi kamere muntu. Burya umuntu uko ameze kose aba afite ubumenyi muri kamere ye. Bavandimwe rero ibyo ni ibice bitatu bigabanyijemo ulum. Turebe ese ubumenyi ni ubuhe bumenyi bufite akamaro muri ibi bice byose tumaze kubona. Hari ulum, hari ubumenyi bufitiye abantu akamaro hano ku isi gusa. Al-ilm yanfa'uka fi dunya faqat, ubumenyi bugufitiye akamaro hano ku isi. Igice cya kabiri ni ulumu yanfa'uka fi dunya wal akhirah, ni ubumenyi bugufitiye akamaro hano ku isi ndetse no mu bundi buzima ku munsi w'imperuka. Ari naho tujya kuri Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, we aravuga ati mu mvugo ye agira ati wajadtu ilma an-nasi fi arba'i, ati nasanze abantu bagakwiye kugira ubumenyi burimo ibice bine. Nuko ati ni ubumenyi bw'ibanze. Mbere y'uko umenya ibindi byose, banza noneho umenye ubumenyi bw'ibanze, nibwo bugufitiye akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Imam aratubwira muri ibyo bice bine bigize ubwo bumenyi bufite akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Awwaluha an ta'rifa rabbaka. Muve icyambere. Icyambere banza usobanukirwe umenye nyagasani wawe ninde. Cyo ni igice cyambere. Nyagasani wawe ninde? Sobanukirwa Imana. Mbere yuko umenya ikindi icyo ari cyo cyose, sobanukirwa Allah. Ma huwa Allah? Imana ninde? Imana iratubwira muri Qur'an igira iti fa'alam annahu la ilaha illa Allah, ati menya ko nta yindi Mana ibaho uretse Allah. Ahandi Allah katubwira ati innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mumenye yuko ninjye Allah, nta yindi Mana ibaho uretse njyewe Allah, kubw'ibyo mungaragire munansingize. Bavandimwe Islam, uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sobanukirwa Allah. Imam arakomeza atubwira ati igice cya kabiri kigizwe muri bice bine Imam yatubwiye nyuma yo gusobanukirwa Allah, ma huwa Allah, ni isomo rirerire cyane. Hanyuma icya kabiri yaravuze ati an ta'rifa madha ma sana'a bika, menya ese ni biki Allah yagukoreye, menya ibyo Imana yagukoreye, bisobanukirwe ni biki. Icyambere, Imana yaraturemye idushyira hano ku isi, ituremera buri kimwe, iduha ibyo kurya, ituremera izuba ridufasha, ituremera imvura. Ibi byose ta'rif madha sana'a bika. Numara kubimenya fashkuruhu wala takfuruhu, dushimire Allah subhanahu wa ta'ala ntitukamuhakane, kuko Imana iravuga muri Qur'an igira iti la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Nimunshimira nzabongerera, nanone nimumpakana mumenye ko ibihano byanjye birakaze cyane. Bavandimwe rero Imam aratubwira ati
nyuma yo kumenya Allah menya ibyo yagukoreye wishimire. Icya gatatu Imam yagize agira ati wa thalitha an ta'rifa madha arada minka, sobanukirwa se ni ibiki Imana inshakaho, ni ibiki Allah adushakaho, ubimenye ujye kubyiga, ubimenye bisobanukirwe ibyo Imana idushakaho. Imana iragira iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi remeye amajini n'abantu uretse kungaragira. Iga umenye ni gute ushobora kuba umugaragu w'Imana, umugaragu mwiza, witwararika gute, sobanukirwa ibyo Imana igushakaho, ubu umugaragu wayo umenye gute ugomba kuba umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo ni ilmu yanfa'uka fi dunya wal akhirah. Icya kane Imam yatubwiye muri bya bintu bine, aho yagize ati wajadtu ilma an-nasi fi arba'i. Icya kane Imam aragira ati an ta'rifa ma yukhrijuka min dinika, sobanukirwa umenye igishobora kukuvana mu idini y'Imana, kikakuvana muri Islam. Ni ikihe rero? Harimo ashirku billah wal kufru n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose rero ni ilmu umuntu yagakwiye gusobanukirwa no kumenya. Noneho baratwereka, tugiye kureba agaciro k'umuntu haguruka agiye gushakisha ilmu mu buryo burambuye. Bavandimwe rero, iri ni isomo ritwereka ibyiza byo gushakisha ilmu bigufitiye akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Duhere muri Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala atwereka ko Imana ikintu cya mbere yigishije Adam yamuhaye ubumenyi, aho Imana tubwira muri Surat al-Baqara, aho Allah agira ati wa'allama Adama al-asma'a kullaha, Surat al-Baqara aya 31. Wa Imana yigishije Adam amazina y'ibintu byose n'ibindi byose. Bavandimwe rero, Qur'an itubwira yuko tugomba gushaka ubumenyi, dore ko ikintu cy'ibanze Imana yahaye kiremwa muntu n'ubumenyi. Si Adamu gusa yigishije ubumenyi, yahawe ubumenyi ndetse n'izindi ntumwa, aho Imana itubwira muri Suratul Qasas aya 14, aho Imana igira iti walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Imana tubwira umwe Imana Musa alayhi salatu wassalam ati Musa amaze gukura, amaze kugira kuba igikwerere ndetse no kugira ubwonko bwuzuye, ubwenge bwuzuye, Imana iratubwira iti twamuhaye ubugenge ndetse n'ubumenyi. Subhanallah, Musa alayhi salatu wassalam yahawe ubumenyi ndetse n'izindi ntumwa. Bavana Islam, intumwa ziratubwira yuko Imana iratugaragariza muri Qur'ani aho intumwa zabwiraga bene bazo, aho imiryango yazo, yuko twahawe ubumenyi bityo mudukurikire kugira ngo muyoboke. Ibi tubisanga muri Suratu Maryam aya 43, aho intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wassalam yabwiraga se wabo, akamubwira ati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ati yewe dawe, menya ko nge nahawe ubumenyi wowe udafite, ubw'ibyo nkurikira kugira ngo nkuyobore mu nzira igororotse. Bavandimwe rero, iyo niyo ilmu idufitiye akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, hamwe nuko tutakwiye no kwirengagiza ubundi bumenyi budufitiye akamaro hano ku isi. Turabizi ubumenyi bushobora kuba bwakugaburira, ushobora kuba wabyazaho umusaruro ukabona amafunguro mu buryo buri halali. Abiga kubaka, abiga guhiga, abiga n'imyuga n'iki byo ni ilmu yanfa'uka fi dunya. Bavandimwe rero, turebe ahadith cyangwa se riwayati z'aba a'immatu alayhi musallatu wassalam, aho batubwira ibyiza byo gushaka ubumenyi. Ubuhe buriya Imam yatubwiye bushingiye ku bintu bine. Turebe Imam nako intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni hadithi ya mbere dukomara mu gitabo cya Biharul Anwar juz'u ya mbere page y'ijana 64. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, intumwa y'Imana ho yavuze igira iti man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna wa uzafatu inzira. Ajya gushaka ubumenyi, Imana izamworohereza inzira imuganisha mu ijuru.
hadithi irakomeza igira iti wa innal malaikata la tad'u ajnahatuha li talibil ilm ridan bihi, ngaba malaika ngo batwikira amababa, borosa amababa yabo kuri wa wundi wagiye gushaka ubumenyi ubwo kumushimira. hadithi irakomeza igira iti wa innahu la yastaghfir li talibil ilmi min man fi samai wa man fi al-ardi, ngo ujya gushaka ubumenyi buri bintu byose haba biri mu isi ndetse no mu birere bimusabira imbabazi ku Mana. arakomeza agira ati hatta al-hut fi al-bahri, ngo nibiri mu nyanja nabyo, ibiri ku butaka ndetse n'ibiri mu nyanja byose bisabira wa wundi wahagurutse akajya gushaka ubumenyi. arakomeza agira ati wa fadl al-alim ala al-abid ka fadlin al-qamar ala sa'iri an-nujum laylatul badr, ngo agaciro k'umumenyi, umugaragu k'umumenyi ku muntu utabufite, ngo ameze nk'agaciro k'ukwezi mu kirere umurika mu ijoro rya laylatul badr. ukuntu ukwezi kuba kugaragara mu kirere, ufite agaciro k'ukwezi mu kirere ku nyenyeri hejuru mu kirere. bane iriza kugira isoboneke neza, agaciro k'umumenyi ni agaciro k'ukwezi mu kirere. ahangaha harimo isomo rikomeye cyane. umumenyi yagakwiye kwitwararika neza. bitwereka yuko umumenyi ntago yakwiye kurangwa n'ikosa cyangwa se ibyaha ku karubanda, kuko umumenyi ugaragaweho n'ibyaha n'amakosa burya ayobya benshi cyane, babandi bamureberaho. hari gusanga umuntu akora ibyaha akavuga ati nakana akasi yabikoze, si umushehe se yarasambanye yakoze yakora ibi. ugasanga niyo mpamvu rero umuntu ufite ubumenyi agomba kuba ari qudwa ahsan, agomba kuba ari imbonera nziza ku karubanda. niyo mpamvu rero intumwa y'Imana tubwira iti umumenyi, agaciro k'umumenyi ku bandi bantu basanzwe ni nk'agaciro k'ukwezi byo kugaragara mu kirere mu nyenyeri. Rasul akomeza agira ati wa innal ulama warathatul anbiya, ngo abamenyi n'abazungura b'abahanuzi, ngo wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, mumenye yuko ngo intumwa n'abahanuzi ntago batangaga umurage w'imitungo, ahubwo batangaga umurage w'ubumenyi. warathul ilm faman akhadha minhu akhadha bihadhi wafir, amenye yuko umuntu uzafata kuri ubwo bumenyi akabusingatira neza akabugenderaho neza azafite amahirwe akomeye. iyo ni hadithi ya mbere itwereka ibyiza by'ubumenyi. dore indi hadithi ya kabiri dukoma muri biharul anwar, nanone juz'u ya mbere paje 167. Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam yaravuze ati su'ila amiril mu'minin yarabajijwe agira ati an a'lamun nas, asininde mumenyi uruta abandi bose. amirul mu'minin arasubiza agira ati man jama'a ilma nas ila ilmihi, ni wa wundi ukusanya ubumenyi bw'abantu bose akabugereka ku bumenyi bwe. buryo ngo ujya bari ubumenyi uruta abo ngabo. uni amirul mu'minina atubwira. turebe indi hadithi nanone muri biharul anwar, niho tukiri juz'u ya mbere paje 68, aho qala Sajjad, Imam Sajjad agira ati alayhi salam inna talib al-ilm idha kharaja min manzilihi lam yad'a rijlihi ala ratbin wala yabisin min al-ard. umuntu ushaka ubumenyi iyo asohotse iwe mu rugo agiye gushaka ubumenyi, untatera intambwe agakandagira igitose cyangwa se icyumye uretse yuko kimusabira ku Mana. illa sabbahati lahu ila ardina sabi'a, icyo kintu ibyo bintu biramusabira yagiye akandagiraho kugeza ku isi ya 7. indi hadithi rero ibiri byiza byo gushaka ubumenyi, qala Ali alayhi salam, imam aratubwira ati talibul ilm yushayyi'ahu 70,000 malak min mufarriqi sama, ushaka ubumenyi yagiye gushaka ubumenyi akurikirwa n'abamarayika 70,000 bari mu birere, bavuye mu birere bitandukanye.
yaquluna abamaleka bamukurikira bagenda bavuga bati salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bari gukora salawati. Indi riwaya iratubwira iti intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aho intumwa y'Imana itubwira iti faqihi wahid ashaddu ala iblis min alf abid, umuntu usobanukiwe idini akomerera ibilisi, agora ibilisi cyane kurusha abantu basanzwe 1000 bari gukora ibada. Aramugora bya hatari, uvuga ati ntabwo apfa kuba yamuyobya cyangwa se ngo amugushe mu byaha runaka. Uwo ngo ni faqih. Iyo tuyikora muri Biharul Anwar juz'u ya mbere safha 77. Ukomeza riwaya ibyiza bya ilmu byo gushaka ubumenyi. Qala al-Baqir alayhi salam, Imam Baqir atubwira ati inna alladhi ta'allama al-ilma minkum, umuntu ushaka ubumenyi muri mwebwe lahu mathal ajrun alladhi yu'allimahu wa lahu fadl alayhi, wa azaba afite ibyiza n'ibihembo bingana na bya wundi wamwigishije ubumenyi. Ubwo ati mwarimu wawe niba ugiye kwa mwarimu ugiye gushaka ubumenyi bw'idini, ubu ngo Imam yatubwiye ngo ubone ibyiza nk'ibyo we afite ariko bitagabanyijeho n'ibyo we afite. Imam aratubwira ati ta'allamul ilm man hamalat al-ilm, umushaka ubumenyi kuba bufite, wa'allamuhu ikhwanakum, nimurangiza muhindukire mubyigisha abavandimwe banyu, kama allamakum al-ulama, mubigishe nk'uko abamenyi banyu babigishije. Dukomeze indi hadithi nziza cyane ya Ali ibn Abi Talib alayhi salam, aho yavuze ati la yastahyi al-jahil idha lam ya'lam an yata'allam, ati ntago byagakwiye kuba injiji, umuntu w'injiji yagira isoni mu gushaka ubumenyi. Ntibikwiye kuba umuntu w'injiji yagira isoni yo gushakisha iki ubumenyi. Niyo dukora muri Biharul Anwar juz'u ya mbere safha 876. Bavana Islam rero, ibi nibyo byiza byo gushaka al-ilmu. Reka dukomeze indi riwaya isoza dusozerezeho ibyiza byo gushaka ubumenyi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atubwira ko gushaka ubumenyi ni itegeko. Agira ati talabul ilm faridatan ala kulli muslim wa muslima, gushaka ubumenyi ni itegeko kuri Muislamu wese, kuri buri Muislamu wese n'Umuislamukazi. Abo bose rero ni itegeko gushaka ubumenyi. Ntabwo gushaka ubumenyi rero ari ubushake bw'umuntu. Bavandimwe rero, ibi nibyo byiza byo gushaka ubumenyi. Qala Amirul Mu'minin alayhi salam, Amirul Mu'minin atubwira ati ash-shakhis fi talab al-ilm kalmujahidi fi sabilillah, umuntu ujya gushaka ubumenyi ameze nka wa wundi wagiye kurwana mu nzira y'Imana. Wa inna talab al-ilm faridatan ala kulli muslim, mu gushaka ubumenyi ni itegeko kuri buri Muislamu wese. Akomeza agira ati wa kam min mu'minin yakhruju min manzilihi fi talab al-ilm fala yarji'u ila maghfuran, ati ni bangahe mu bemeramana basohoka iwabo, basohoka mu ngo zabo bagiye gushaka ubumenyi, uretse yuko bagaruka bamaze kubabarirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi nabyo biri muri Biharul Anwar juz'u ya mbere safha 79. Bavandimwe rero, ibyo nibyo byiza byo gushaka ubumenyi. Dore yuko al-ilm, shaka ubumenyi aho waba uri hose. Hari imvugo igira iti kun alim au mutaallim au mustami', ba umumenyi cyangwa ube mu bashaka ubumenyi cyangwa ube mu bicara bakumviriza ubumenyi. Al-ilm irahanwa hajyatan muri ibyo bice bitatu: kuba umumenyi waba utari we, ukaba mu bashaka ubumenyi, guhaguruka ukajya gushakisha ubumenyi. Harimo ibyiza byinshi cyane ngo twamaze kubibona, cyangwa se ukajya mu misigiti ukajya kwicara imbere ya babandi bahawe iyo mpano, bagezweho n'impano yo gushaka ubumenyi, imbere y'abashekhe mu misigiti n'ahandi ariho hose, ukicara ukaba mustami', ukumviriza bwa bumenyi bwabo. Ibyo rero imvugo irakomeza igira iti wala takun fi rabi', uramiye ntukabe mu cyiciro cya kane, kuko icyiciro cya kane ni icyiciro cy'ubujiji. Mu gusoza rero, iyi ilmu tumaze kubona ko ari ilmu manfa'a fi dunya wa ilmu manfa'a fil akhirah. Hari ubumenyi ufitiye abantu akamaro hano ku isi,
ndetse n'ubumenyi bufitiye abantu hano mu kamaro ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Bavandimwe rero, iri ni isomo ryo gushaka ubumenyi, dusabira ba bandi bagiye gushakisha ubumenyi ko Allah subhanahu wa ta'ala yabaha ibyiza hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, abahe tawfiq, abahe gukunda idini, ndetse abahe kugaruka iwabo cyangwa se kwicara imbere y'ababo na bagenzi babo babagezaho ibyo Imana subhanahu wa ta'ala yabashoboje mu kumenya. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.